Morning 5. Nk'uko bisanzwe mu kiganiro twakira bamwe mu bajene bafite ubumuga bakatuganiriza uburyo ki bishakamwe ibisubizo mu kwiteza imbere. Twaganiriye n'umujene ufite ubumuga witwa Mureramanzi. Nakoze cyane nitwa Mureramanzi Boniface. Mu karere ka Nyamagabe. Ubuzima busanzwe nkorera Nyagatare. Ufite ubumuga bw'ingingo mu cyiciro cya 3. None se Mureramanzi ubigenza ute kugira ngo witeze imbere? Bagize kwiga kaminuza. Nabanje gukora ibikorwa byo gufasha abantu bafite ubumuga mu kangurambaga. Mbona coordinateur. Ariko nyuma mbona nyine ntabwo bihagije. Ntera intambwe mu majyepfo Nyamura Sirazuba. Twashirizayo cyane ubucuruzi biribwa bitandukanye, amakaroti, ibitunguru, ubunyobwa, genda bifasha. Nk'umujene witeje imbere ufite ubumuga, nihe feedback y'abantu bagucaho uri muri ako kazi kawe ka buri munsi? Ko nanjye ngena ntinyuka n'abantu bagenda bambwira ati wow, congratulations, ikomerezaho. Kuko hari n'abaza bakambwira ati congratulations, bakambwira ati rwose turagushimira ko wateye intambwe n'ujye ku muhanda yo gusabiriza cyangwa se guzenguruka mu shakisha amafaranga ahatanari. Abantu benshi bakagera bambwira ati congratulations, ikomerezaho, bizagenda neza. Kandi uko mbona bigenda neza. Ese Boni, niki wabwira abandi bajene bafite ubumuga bacyumva ko badashoboye? Igihe kintu numva cyase nk'inama natanga, cyambere nuko ikikurikira radio tugashyigikirana. Ikindi tukajya duhana amakuru nimba wumvise mugenzi wawe ubumuga wagiye utera intambwe ugafata nomero ye ukamuganiriza, yaguha igitekerezo, yakunganira. N'ubushobozi umuntu yagufasha ko natwe twagiye dufashwa n'abandi mu buryo butandukanye. Ariko ikintu cya mbere ni ukwitinyuka, nyine tugakora amaboko mu mufuka.